Yo, mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda, uyu mukobwa wacu yararenganye disi, abagabo batanu bose bakamujyaho, niyo waba uri inyamaswa ntiwarongorwa n'abagabo batanu ngo uzabeho, reka da. Umukobwa yari mwiza cyane ariko yari afite ikibazo cyo kubura akazi, yarayugarijwe n'ubukene bukabije cyane mu buzima bwa buri munsi, gusa aza kwigira inama bitewe n'amashuri yari yizeye mu wa gatandatu yo kujya gushaka akazi. Gusa uyu mukobwa yari afite indwara y'umutima yo guhumeka cyane, ubundi agahita bapaririza. Ubwo aba bagabo batanu bamufataga ku ngufu nibwo yahise agira ate ahwe. Guys, murabizi ko no kuri TikTok tuba dufite iminota mikeya, gusa iyi nkuru ibabaje iteye n'agahinda, iyi video buri wese yifuza kuyireba, ndagusabye uyisharinge buri wese imugereho kugira uyibone neza. Nuko wajya hano kuri profile yanjye handitse YouTube ukakanda, warangiza wagera kuri YouTube ukayibona yose uko yarangiye nuko irambuye, cyangwa se ukajya kuri research ya YouTube ukasearchingamo umuntu witwa biri hanze, ubundi ugahita ubona ino video yose. Gusa muraza gusangamo umuntu mutari muzi kandi murababara. Ubwo se usanze ari nyambo, ubwo se usanze ari juwayeze, wakora iki? Reka duhurire kuri YouTube kandi wibuka gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo buri video yose izajya itambuka ijye kugera ku gihe. Mu buzima busanzwe uyu mukobwa yari umukene cyane pe, kuva mu bwana bwe n'ababyeyi be. Yari afite ababyeyi babiri, gusa nyuma baza gushwana. Bamaje gushwana, uyu mukobwa nibwo yatangiye guhiga ubuzima bwe. Gusa mu guhiga ubuzima bwe byari bikomeye cyane kubera ko yabayeho nabi. Bivugwa ko mu gushwana kw'ababyeyi bikwe bamusize afite imyaka 8. Ibaza umwana rero w'umukobwa wari ufite imyaka 8 kwibeshaho, yibeshejeho arwana intambara yo kubaho, arwana n'ubuzima bwe kugira abashe kubaho. Uyu mukobwa icyo namukubwiraho, akazi kose gakugwa n'abagabo cyangwa n'abasore cyangwa se k'abagore, gusa yaragakoraga. Yakoze ubuyede, yuriye ibiti. Bivugwa ko uyu mukobwa yigize kubaho n'umufundi. Nta kazi atakoze, akazi atakoze ni kamwe, nakuburaya, kubera ko muganga akiri muto wageze mu myaka 15 yaramubwiye ko afite indwara yo guhumeka cyane. Ngiye banyita muganga Roger. Icyo nakubwiraho cyo wa mukobwa we, ujya wirinda ibintu bigucukuza cyane cyangwa se byatuma uhumeka cyane. Wa mukobwa we, njye ubikubwira ndi muganga, unyumve. Ujya wirinda ikintu cyose cyatuma uhumeka cyane cyangwa wizungurutse cyane, gusa ujye wigengesera. Nubikora neza ubuzima bwawe buzagenda neza, ariko nubikora nabi wa mukobwa we, ubuzima bwawe buzagenda nabi, uzava ku isi. Ubwo uyu mukobwa akimara kubwirwa na muganga iyi nkuru yacitse intege bitewe nuko yabonaga ubuzima bukakaye. Mama we yashatswe n'undi mugabo, papa we nabashaka n'undi mugore. Ikibabaje muri ibi bintu byose byabaye hagati kuri uyu mwana, yari we wenyine bari babyaye, abaho mu buzima bubi gutyo. Iyi ni inkuru. Gusa mu guhigira mu cyaro yabonye byanze, yigira inama yo kuvuga ngo rekaze mu mujyi Kigali. Ebaze kuva Icyangugu nta tike yagiye acumbika, akajya agenda asaba rifuti bakageze i Kigali. Gusa kubera ko urumva umwana uri mu myaka 15 17 abamaje kugimbuka, abantu batangiraga gushaka ngo bamufatiranye. Byari bikaze, bwari ubuzima bukakaye, ushobora kubyumva ukarira cyangwa se ugaseka. Gusa yabayeho nabi. Rimwe yari ari gukora ubuyede, yagiye gukora ahantu hari kwa kundi abantu bajya kuruhuka mu masasita mu karuhuko. Hari ahantu yari ajyamye ngo munsi y'igiti, kandi ngo yari ari wenyine, ngo yaje gutungurwa no gusanga umugabo amuri hejuru. Gusa Imana yamukijije, uko hari abantu hepfo bahaciye, bigatuma uwo mugabo icyo yari yagambiriye kuri uwo mukobwa atakigeraho. Guhera uwo munsi natangiye kugira ikikango gikomeye cyane. Mu by'ukuri rwose uzi kubyuka ugasanga umuntu akuri hejuru, kandi ari ubwa mbere. Nari nahungabanye, nagize ikibazo mu mutwe, nshaka gusezera akazi katarangiye. Gusa kubera ko baduhembaga icya5 ndihangana kugira ngo ntabura amafaranga yo kugira ngo mbeho. Uyu mukobwa
yahuye n'ubwo gusenya ubwo yataga avuye mu kazi k'ubuyede bwe akigera mu rugo, kubera ko imvura yari iri kugwa yaje gusanga ngo umwuzure wuzuye mu nzu ahaba arara, asanga uburiri buri hejuru y'amazi, ibintu byose biri kureremba hejuru y'amazi. Yakubiswe n'inkuba yibaza ibibazo biramurenga, kandi muri icyo giturage yari atuyemo nta muntu wamufashaga, nta muntu wamwitagaho, buri wese ngo yarebaga ibye. Ngaho uyu mukobwa mukomeze mwumve ibye. Gusa niba uri mushya kuri no YouTube yanjye, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, warangiza ugakanda no kunzogera kugira ngo buri nkuru yose izajya itambuka izajye kugereraho ku gihe. Ubundi amazina y'uyu mukobwa bamwita Nyiramiruho Daforoza. Uyu mukobwa yigiriye inama yo kujya kurara mu giti kubera ko yabonaga ibyo mu nzu ye byakomeye. Ubwo yaragiye afata ishuka kubera ko hari aho yari iri hejuru yayimanitseyo, ajya mu giti arizirika arara mu giti gutyo. Mu kurara mu giti kwe byaramukomereye cyane, imbeho yaramukubise, urabizi abakobwa ukuntu baba boroshye, gusa ubuzima bwe bwari bubabaje cyane. Ngo yatangiye kurota inzozi yageze mu mujyi ameze neza, asa neza, gusa aravuga ati ngiye i Kigali, reka njye guhigira ahandi, ndabona no mu cyaro ubuzima bwabo bunaniye, nazarinda nahapfira. Aribwo mu gitondo yaje kubyuka afata umwanzuro wo kuza i Kigali, gusa ntiyari azi Kigali, ntiyari azi n'inzira imuzana i Kigali, kandi ntiyari afite n'umuntu uramufasha ngo amugeze i Kigali. Ubwo afata urugendo rwo kuza n'amaguru ava i Cyangugu aza i Kigali. Kuva i Cyangugu ngo aze i Kigali yahagiye amezi 2, bitewe n'ukuntu atarahazi yagendaga acumbika, gusa ngo hari ahantu yashatse gucumbika bashaka kumuhohotera. Mbega mu rugendo rwe yahuye n'ibizazane bikomeye cyane. Ku munsi wa mbere akikandagira i Kigali yikubise hasi, yongeye gukanguka ngo yisanga mu rugo rw'umuntu. Arangije aramubaza ngo arihe, aramubwira turi mu rugo rwanjye. Arangije amuha ibiryo, asanga yamukoreye isuku, kuko ngo yari muri aya mezi yose yagiye mu rugendo nta nubwo yari yakoze. Nawe bibaza umukobwa wamaze aya mezi yose mu muhanda agenda atoga. Gusa mu rugendo rwe yakoreshaga supadipe n'amandazi, yari afite ikibazo urumva cyo mu nda. Yaramubwiye ati maze iminsi ntarya, gusa wirinde kumpa ibintu bikomeye. Harangije aramugaburira aroga. Mu gitondo aramubwira ati rero wa mukobwa we, hano hantu nubwo nagutabaye ntakuhaba, urakomeza urugendo rwawe. Umukobwa bwarakeye mu gitondo, gusa aho yahavuye amahoro, aragenda akomeza urugendo rwo kuza i Kigali. Ndetse murabizi abantu bava i Cyangugu aho utungukira. Arangije ararangaguzwa, areba umujyi arumirwa, aravuga ati ubu buzima nzabushobora. Aribwo yageze i Kigali atangira kwicara aho abonye. Burira bugeze nijoro abura harara, abona ubuzima yarabaye aho mu cyaro butandukanye n'i Kigali. Uyu mukobwa bwamaje kwira yigira inama yo kurara munsi ya borudire cyangwa muri rigori, hamwe abakoboyi mujya mwumva barara, bamwe barara hanze. Akinjiramo ngo yasanzemo udukarito dushashe, aravuga ati wasanga ari mugenzi wanjye waharaye. Araryama. Akimaze kuryama ngo yigeze saa 9, yatunguwe no kumva aryamye mu bantu benshi, gusa ngo yumva badafite isuku. Akora zebone ngo ni abakobwa bagenzi be. Yatunguwe no gukora ku myibarukiro ndangagitsina gabo, yumva akaho ari kumwe n'abantu badahuje igitsina. Aratungugwa, ashaka guruka biranga, arakomeza arasinzira. Bigeze nijoro yumva atangiye kumufumbata. Aho hantu ngo yashatse guhohoterwa cyane, gusa yabasabye imbabazi, arababwira ati mureke tubane mu mahoro, simbazi ntimunzi, mumbabarire uyu munsi, basi tumanze tumenyane, icyo mushaka nzakibakorera. Ngo uwo munsi baramuretse, gusa ngo bahise bamuzirika ngo kugira ngo atazabacika. Uyu mukobwa yarababaje, arababaje, ushobora kumva ubuzima bwe ugaturika ukarira. Mu by'ukuri niba iyi nkuru ukumva ikubabaje, mbabara ukore subscribe. Numara gukora subscribe wandike no muri comment munyereka ko aya marira nanjye ndi kurira namwe yabagezeho. Iyi ni inkuru kandi ngiye bibagezaho nibiri hanze kabiri. Icyo nazajya mbabisabira, nujya wumva inkuru ibabaje cyane nk'iyi, hari abantu batari bwayibone, ujye ugacamo aka video, nurangiza ugacemo nk'iminota 40 ugasharinga, buri wese kugira yumva ubuzima bumugereho,
yumve kuza ikigali ukuntu biba bikaze. Uyu mukobwa mu gitondo ngo yarabyutse ngo ajya gushaka akazi ahantu mu rugo, barakamuha. Harangije mu kuryama nijoro ngo yongera kwisanga aryamanye n'abagabo 5. Aribwo rero abagabo bamuhohoteye bamufata ku ngufu.